ntabwo watiramaye from Monday to Sunday uzawurutira nanjye nakubaza ninde muntu nagutse strategy sasa asuwa muntu mukunda nawe ayibe ko na telefone ugira uwo muntu mukunda ayibe ko na telefone ugira azayikugurira ashobora kuvuga ati okay sibyo uyu munsi niba utiye amayinite reka basi nshishemo hashira icyumweru and then nze nkurebe tuganire murimo muragira umuhungu w'ishiti yanjye wenda we n'igikora ryinaga uzajya ugira ibibazo bituma wihangana kuva kwa mbere kugera ku cyumweru noneho nazo uhita ubimutura imbere asibe ibibazo none se wavuze ngo hari igihe wumva utameze neza ushaka kumubwira uzabyandika ku gapapuro azabisome azaba afite amasaha yo kugumana nawe noneho kambabwire abagabo n'abagore babana bashiti bayitucanye nyangaha wa wundi ukwegere uri kumva kambabwire rero bano bantu bari hano bari kumva ko abashiti babo cyabashiri babo ari nk'ababyeyi babo niko kuri mumeze ngakwitaho ngagukinga ugize ikibazo usibye kumenya ko ndwaye duturanye twakora uri mama se nguranyishura Biranze gutumubura gutushakashira wakamubura niyo yaba yagiye ku kazi niyo yataha saa 5 nge duturanye ngombe duhure uyu mukobwa mu musenge of course akono mbabarira umbwire ono mbabarira umbwire ubushakashira mwiri umuhungu we ndisheri wawe ahubwo se suri uri kanya So guys, thank you again. We are here. I'm here by the name of Ken. Imbabazi nko bisanzwe. Nkabandi kumwe na Karin. So guys, agacano nakanyu ndakabazaniye muri Inze Talks show. Today it's show time. Kuko ngo dufite topic zigiye zitandukanye. Nkuko mubibona hano dufite undi mushyitsi umukobwa mwiza cyane. Agiye kutwibwira turaza kumubaza ibindi bibazo nyuma nyine dusoje kuko nago aramenya ngo tumeze gute bikora gute vibes inyuma ya kamera ari buze kutubwira ibintu bigiye bitandukanye. So Karin bimeze bite? Bimeze neza. So nkuko ubibona turi mu kiganiro cya Inze Talks show ugiye kutubwira amazina yawe ubabwire abadukurikiye. Murakoze amazina nitwa Karin neza nkabandi umukobwa ushima Imana n'abantu abantuye Kimironko ibindi Imana idana umugisha ariko urumva ko ari umukobwa uri no mu Mana nimero turazibandikira. So guys dufite agatopic karyoshye agatopic nyine buri wese bivuze kwisangamo kavuga kati kugira umukunzi wawe muturanye hafi iwanyu ni byiza kurusha uwakure ubakure munana mukumburanye hashize ibyumweru ni byiza cyangwa wundi mwirirwana ubunyuma yiwanyu uzenguka kubona nibyo byiza. So nyaka debate tugiye gukora muri buze kugenda mwumva ibitekerezo bye bitandukanye kandi ibitekerezo turibuze kubaha ni ibyacu ko nyine niho ubushobozi bwacu bugera. Murakoze ubu ngo twatangira hangi rero Kenya ubakure niwe mwiza kuko ngewe icyo nababwira cyo nuko umuhungu wakure arutuyungu hafi ingingo zitandukanye naziba kuko ngewe man umukuruza umukumbuye nibyo byiza kuko uyu nguyu wa hafi se baragukubita reba guhaha usa nabi areba muhura buri kanya nyine ngewe iyo nsanganyamatsiko ndayihakanye pe bagenda nambaye ingingo zigiye zitandukanye twumve n'abandi uko babivuga. Nese ubwo reka mubaze sibyo ubu Mussa agiye kunsenya guys ndabamba agiye kunsenya na fondasiyo irajegaje wowe reka mbwire sibyo kuzikana ibyo uravuga no komeza unshakira amakuru kugira umushere wakure ngo ni byiza cyane. Mwaka kanya ugize ikibazo sibyo na telefone ufite uri kumva yego mbega nta n'ikintu muhuriyeho amenye ikibazo ufite ako kanya noneho ubwo kandi uri hafi yawe ntuca amazi ariko Mussa ari kwitiranya ibintu sibyo ikibazo cyakemurwa n'umugabo wawe cyangwa sheri wawe ni iki wore kugendera sibyo ngo nuko yambonye ngo karitsiye nambaye udukweto tw'udukamambe tudasa nabivuze ubundi buriya ikintu cya mbere ni urukundo sibyo gukundana n'umuntu muturanye njye mbona nibyo ku ruhande rwanjye nibyo byiza kurenza umuntu muturanye kure nk'uko Mussa yarabivuze urarwaye sheri wawe ntago ahari uramukumbuye
ese niba urwaye ukamukumbuye nta telefone ufite uramubona gute azamenya amakuru yawe gute ariko byibuze niba mfite sheri duturanye mu rugo barabizi ko dukundana first of all urikumva ubwo rero bizatuma ningira ikibazo azakimenya abasha no kugikemura kandi niba gukunda bya nyabyo igihe usa nabi ntabwo bimusebye wese ntabwo ajya asa nabi uko bigaragara bivuze kunsenya abaye babiri ariko nanjye ndakomeye kandi mbasindi kamabwira ikintu kimwe muri kugendera kuri wa muhanzi waririmbye ngo yiwa ama vitamine y'ibiki udahari nabaho kandi ikindi ko dukundana twamenye gute twahuriye twahujwe n'ikindi na telefone ifite dufite twahuriye kandi ikindi nacyo wakaritsiye nawe kamubwira ase ntabwo muzi umwana ugira umukunzi katuvuga ngo mukuru wenda gutungana imyaka nyibona yize sibyo ugira umukunzi mama we bakijye bamuhamagara ndashaka uyu abi telefone se utiyo n'amayinde nimero ziboroka kurushiza mama wawe okay Kenya akamubaza ikibazo ufite sheri atuye kure example utuye hano Kacyiru nawe afite ahantu atuye nyine kure yawe tu hanyuma mukundanye nyine mudaturanye agize impamvu itumaza mugaturana uzahita umwanga mbwira uzahita umwanga wongera ujya gushaka umuntu wakure ngo nuko ngo wa wundi wakundaga aje mugaturana birumvikana sibyo nkukunda bya nyabyo yego ntago navuga ngo dutandukane ariko byanonda nyine byambangamira kurusha uko wari kuri kure yanjye akambabwire n'impamvu zivuga gutyo umuntu muririrwa sibyo kuvoma nagaseri kujya guhaha umuraho kubitana kujya kugira utene hutira agafuka niho usaba amavuta niho usaba umunyu ubwo so urambwira uwo muntu nishiri muganira ikiza umuntu wakuri araza sibyo akaza mu byumweru bibiri mani sheri muricara mukaganira ukamubaza wabaye mwiza warahise umuntu mwirwa nabona ko uri mwiza uriya muturanye so kuba duturanye no kuba tuye njye nakubajije uramutse urwaye ari ninjoro kubeshero yene baza kunyaruka mwanga se cyane na Biranze se kandi aho amenye amakuru ya mbere shero wase n'uruze uri bana wowe nabyo ko nguri ibana sibyo wundi niwe amenye amakuru ya mbere na mbere shero wanya nagusomye nimba umubwire nimba uwo nimba mbikubwiye nimba umuturanye sibyo wanyu bamuzi niwe banza kugata shero yarwaye yabimenya kugira ngo amenye ko nameze neza ko nta kintu yamfasha sibyo nta kintu yamfasha gute ko atagufasha yamfasha iki yamimiti se ni farumasi se we kuba ni farumasi aragabanya ubukana se uzi ko ushobora no gukora ikintu nk'urugero sibyo ubuze ushaka wenda kujya wenda urwaye nk'umutwe sinzi wenda nk'umutwe yego ako kanya